Sheri. Sheri, nyine burihangana nakundi tubikorera ahangaha. Nabyo nta kintu bitwayereka. Muri saro koko? Ese Sheri, aje mu tubikorera mu cyumba kandi ariho umwana wanjye aryamye. Sinshaka kumukangura koko iri joro. Ikindi kandi nubwo nshaka ko amenye ibintu tuba turi mu gihe. Ese reka murazi ubundi kuki utamujyanye usanzwe umujyana? Shiriga nawe wanunguye. Nese unanzi kuri buzira ijoro koko? Okay. Reka tubiyakore nakundi ko ntago nagendera nyine nawe urabizi. Ese byose. Sorry ntabwo nzi ko muhaye neza. Teddy, wari mfitiye iki se? Reka tuzavugane ejo. Gasi yongera. No. Njema gafungura noneho. Ufunga? Oya, ahubwo ndagiye. No ndagiye. Oya, nise Sheri ubwo se ubwo uragenda gutyo gusa. Katwumvikane ku kintu. Ibintu ntago biteguye. Uri kubyumva? Kandi numva bare ntukajye stressa ntukagira gute ntago ushobora kugureza amafaranga nta kintu twakoze. Uri kubyumva neza? Oye rindira nzagira icyo nkora nguhereza amafaranga. Usojya nguhereza nta n'ikintu nakoze ngewe. Ucishaka amafaranga y'ubuntu. Hari amafaranga naguhereje mu minsi 2 ishize bari yukoresha. Nzagureza nangira ngize icyo nkora. Yakarekare. Yikize. Nise Sheri. Ubwo uzajya amafaranga ariko hari icyo wakoze. Nese uba wangoze. No, ntago mba nakuguze. Ukumva ako nayo nyine ibyishimo. Sibyo? Happiness. Sheri none babahaye. Okay. Ishyuye bama agapapuro ko nkaguhe. None se ako gapapuro ko bakaguhaye basi ntunaze ngo nyereke. Kanze ngakwereka. Bro, byo bistafu nagura bisoza mwana. Shawa hora niki ko nakabaye narabisoje ejo. Ndazubara none ndabona byambanye byinshi. Ereke sho nawe wari waswingaraye. Mwana uzi ukuntu warebaga. Uzi ukuntu wari umeze. Nabaye ikize. Ahubwo se ngubu urakibuka ibintu mwavuganye. Uwe muntu. Wa muntu w'amafaranga. Ako se muzi ubona nasinze ko ndabyibukanye. Ejo ukuntu wari umeze. Ango wari wamukunze. Cyangwa niko bimeze n'ubu ngubu. Sha bro ariko rero
ntakubeshe ejo numvaga yana nasaze kabisa ariko bitandukaniye n'ubu ngubu yana numva ari ibisanzwe. Arega Dani nibyo nkunda kugusobanurira nibyo nkunda kukubwira kenshi ntago wakunda umuntu utaziranye biragoye ushobora kumwimagine ukwawe uko wamwimagine ugasanga si ko ari birumvikana ariko nyine mbega abantu ntago tumeze kimwe. Iryo honi se ntiyaba ari Gaspari hagiye numva ishoni ry'imodoka wandebeye nimba ari reka ndebe kabisa utani niba gwaga produce ukanyereka hakiri kare takira vati gende Mirere. Muraho neza. Nitwa Leya. Ndi umubyeyi w'umwana witwa Iyani wigaho ku kigo cyanyu. Wari se ubutumwa duherutse kubohereza mwaba mwarabonye? Iyi twarababonye ariko nagira ngo mbabwire rwose mube munyihanganiye ntabwo ndabona amafaranga. Gusa mumfashije mukama iminsi mikeya nabasha kubabonera nka 1/3 cy'amafaranga yaburaga. Ngo byari kuba byiza rero ubaye waje kwishuri tukabiganiraho kuko mwishuri umwana wigamo niwe wenyine utarishyura amafaranga yose y'ishuri. Niba hari n'ikibazo cyihariye waza ukakitubwira tukabiganiraho, ikindi ukanasinya ukatubwira igihe uzabonera amafaranga ukaza ukishyura kuko rwose ntabwo twe twigisha ubuntu, cyangwa se unatubwire niba ukishyura tuzajya tugusaba utagufite tukurangira ibindi bigo bihwanye n'ubushobozi bwawe. Oya rwose bice ngo nizanga ntabwo umwana wanjye natuza rwose atiga mu kigo cyanyu, ahubwo nagira ngo mbisabire iminsi 5 yonyine. 5 yonyine nkaba namaze kubonera amafaranga yonyine. Okay, ubwo kuwa gatanu n'ubu utarishyura byaba byiza utongeye kugarura umwana wawe kuko natwe nta kundi twabigenza. Dani akazi karagenda se? Kari kugenda nta kibazo, usibye ko nkunze kugakorera hano mu rugo kenshi. Ariko ku rundi ruhande ni byiza kuko ukuntu ajya kugenda ugasiga inzu yonyine ukamara iminsi n'iminsi wagiye kandi bikakubanze kuzana umukozi. Ahubwo se
wa muhungu nabonye aha ngaha bitebye ni umukozi washatse haravuga musasi oya urabona umuhungu w'inshuti yanjye agiye kumara hano igihe gitoya nyine ntabwo ari umukozi ariko niba nibuka neza wajyaga umubona keretse nimba waramwibagiwe ahubwo wankweka mubaze nimba ari akantu wamutuma ku muhanda kuko si ibyo nabyo byari ngombwa oya kameme ni ngombwa onkre nazo wagira umushitsi ntumwakire Musa yola umva nkubwire gato salama tonton salama none se niba ntacyo bigutwaye ntabwo nagira ikintu mutuma kuri botike cyo kurya ntari binajya mwana none se biteze salama ngo witwa Musa banyita Musa kabisa Musa umusiramu okay reka two kubitekerezaho cyane nzanira agafanta wumva gashoboka tonton mwa fantasi haga gasembe ngagera cyane cyane ko no mu idini ryanjye batabinyemerera okay dani wewe muza nikize ni ibisanzwe uzuye ibyoma wandika naho gusimbuke kidogo fanta kweli Dani yihangana ntago narinzi karuko nguko bimeze kabisa akoze yanko gusa nyine iyo byambayeho ndabyuka ngasenga nkishyira mu maboko y'Imana byaba na ngombwa ngafata gitari yanjye nkareba ko amasaha yakwicuma nyine ariko ni byiza ubwo bibuka gusenga gusa nyine hari inzira bizanyuramo kibazo kigakemuka burundu gusa ubona ukumenya ngo iyo nzira ni iyihe ariko museka nkubaze nk'ubu wiyongoje ute kunywa fanta nyumvira ariko Dani ibaze niteretse bya mubimba hano mu batambye babiri urumva iyo shusho ukuntu yabigaragara wese tuvugishije ukuri urumva fanta itaryoha wagiye winywera ka fanta ko ntacyo gatwaye reka mba ngomba kwiha akabanga nanjye ese nzagushobora kabisa Yes Leya biteze ko mamagaye nyine urebye hari ikintu nashakaga kukubwira okay nta kibazo mbwira ndakumva wambabariye ukanguriza amafaranga kuko nzayakwishyura ndakwinginze ni ikibazo cyihutirwa ndagusabye nguriza pe ariko se twumvikane
Reya ndakuzi bihagije uburambwa ngo nkuguriza amafaranga urumva wazanyishyura koko nta kibazo ngaho yame bitiswe kunguriza nge nzishakira uburyo bwo kuyakwishyuramo ariko ndagusabye mfasha. Okay, nta kibazo uze kumpamagara nka nyuma y'amasaha nk'abiri nibwo ndampugutse tubiganireho neza. Sawa nta kibazo. Karame tonto. Hajya ugira umugenzi wawe inama akareka gupfa ubusa muri kino kizu wenyine akagerageza kurambagiza cyangwa arabikora nuko ntabizi. Yewe ivyo byo rero ivyo nayo wabikwibwirira gusa ibyo uvuga byo nibyo birumvikana ndanakeneye rwose umwari ahubwo natubwira nimba nta mutambukanye Shama sanje mbabarire rwose mbabwira ikize. Oya Dani wowe twumvikane ku kintu tubwire turahari tubwire. Nje nose mbabwira iki anko nje nta mukobwa afite dukundana pe. Nuko se tamushaka cyangwa nuko amubuze. Bon ntago navuga ngo naramubuze uwo dukundana nuko gusa ntarajya mu rukundo nyine sindabona umukobwa navuga ati ndamukunze. Dani sigaho have rwose havuda tuma nkuraburiza Iki se ntacyo. Dani nubwo nyine tubiba tubivuga gutyo akabona ni mu rwenya turi gutebya n'ibiki byose ariko niba birakenewe vraiment nanjye nzishimira kukubona nyine turi mu bukwe bwawe twabutashye twese. anko humura rwose ubukwe bwanyu uzabubona kandi vuba. So reka rero ngende ndashaka kugera i Musanze hakiri kare. Okay. Rero nzagaruka intangashize igihe kinini cyane. Okay anko nukuri ndagushimiye cyane kuba wadusuye kandi mu byukuri ubutano ugaruka uzazane n'ababera dore ndabakumbuye. Okay, nzabaza ariko se ubundi we kuki utaza kubareba? Ntacyo ubwo tuzareba ibishoboka nyine usibye ko nanjye ubu nari ngiye kugenda. Dani ugiye kujya heza? Ngiye kujya ku kazi hari dosiye ngomba kujyanayo ubundi nkareba uko bimeze. Okay ni mugoroba. Sawa nta kibazo mureke twegereza Imana. Ndahindugisha. Ubwo nimba ugende ubu turajyana nta kibazo. Nta kibazo. Okay. Mureke duca bugufi rero. Writter. Sha ni byiza nyine mu Kinyarwanda. Mva nyine mfite utubazo. Ntabwo umeze neza.
ndahari ariko rero ntabwo ndi bubatinde ntabwo batinda ntabwo nafite ko batinda ubwo nyine ubanguke ntutinde umva nyine banguka rwose utaninze sawa injira Teddy se ni ibishigajwe byo kuza wigize ikiragi mukuru Mwiriwe ariko ubanza tutari burare. Kukumana, kubera iki se? Twakwirirwa gute? Mutatwishyura amafaranga y'inzu kandi ari yadutunze. Ariko rero rwose nababwiye amafaranga ntago ndayabona ariko ndi kugerageza kuyashaka rwose. Umva muko. Winjiye muri iyi nzu ushoboye kwishyura. Niba udashoboye kwishyura uve mutwinjiza abashoboye kwishyura. Ndakwinginze mbabarira. Basi mu cyumweru kimwe amafaranga y'imbe yahaje. Only 4 days. Iminsi ine gusa. Utabashe kwishyura usora utuntu twawe ntuhargire na kamwe usigamo abandi baza binjira. Kozi. Kazi. Ariko se none ko mwari abavubi byagenze bite uko ko ni ukubera amezi abiri yonyine yagenza no kubona mu bihimbye mu myenda gusa yagenze bite sikare we Nisa. Ugiye se ko umuntu uri kwemeza neza. Umva sheri ngiye gushaka amafaranga. Okay. Ndayenza yigitse. Iyo nisagiye ku ishuri. Umva sha yagiye ku ishuri. Gusa Teddy. Nakwishye sinzi ko umwana wanjye azasubira ku ishuri. Bampaye deadline kandi na nisa amafaranga ntago araboneka. None umwana wanjye ashobora kudakomeza kwiga. Sorry pe. Kimbabaza nuko umwana wanjye namusezeranije kuziga ahantu heza kandi akiga neza bishoboka. Ariko amafaranga nakomeza kubura. Asaba hafu. Gusa sinifuza ko yava kuri kiriya kigo pe. Pole basi gusa mva nkubwire amafaranga nakomeza kubura nta yandi mahitamo mujyane mu public school. Noneho nyirinzu avuye ahangaha haza kunduka wanera isesemi ngaho ngo amezi ngo y'inzu ngo abaye angahe
mana yanjye Tede ndumva ngiye no gusara ndumva ngiye kwiruka. Mana we ko numva bikaze sura ukora amafaranga koko rero. Umva shiri ngomba gukora uko bishoboka kose. Ntumbwire ko ugiye kujya mu kabari. Ese wagireka ku mwana. None se ninkomeza nkicara ngaha singeyo amafaranga arangizanira. Ako kabari ugiyemo se haragusezeranyije yuko ari buyaguhe. Teddy. Basi nubwo nabura uyamereza. Ntabwo nabura umuntu ngurira basi nkisindira nkirengagiza ibibazo mfite. Oya basi reka nkubwire. Basi ujya mu kabari. Ejo bundi nakoze ikiraka. Bamuha udufaranga duke basi naba nkwaye 20k. Basi nubwo wabuye hayirandi road ariko ntujye mu kabari. Sweetheart, ibibazo mfite ntabwo byakemurwa n'ibihumbi 20. Mfite ibibazo byinshi ahubwo ibyo tubireke wowe gumanga. Iya ni nava ku ishuri nyine umunshungire munyitireho. Ndumva wamaramaje. Gusa rero nakubeshye kuko umeze gutya birambabaza pe. Wow. Nawe utangiye kundambirwa se? Utangiye kurambirwa kuba inshuti yanjye? Oya, nagaruka kurambirwa. Umva wowe mubwire. Nari ngufitiye story. Uri gukora mutipe wo ku rusengero nakubwiye na crash ngiye. Ndamwibuka. Umva mubwire ejo twarohuye. Umva ni umwana mwiza yaranganirije. Umva yaranganirije yambwiye inkuru z'inshuti ziwe yaneye story za famille ziwe. Umva none uzikirenze ibyo ngibyo yananyatse nimero. Hanyuma bigenda bite? Ubwo se nta kintu umvamo. Mva mbwire Teddy. Urabona stress mfite ari izo kwicara nkumva ubwo bugoryi bwawe. Izo stress zawe nizo kunjya mu matwi rwose. Ntaga kanya mood ndimo ariyo kwicara ngo numve inkuru zishimishije zinejeje nk'izo zawe. Rukumva. Akanya nkeneye inkuru zimbwira nakura amafaranga yo gusolvinga ibibazo byanjye. Cyore. Ndikumva wamaramaje reka kandakira ngo batanankubita. Ndikumva ntazi. Umva ubwo rero niba ugiye ari amafaranga 20 su wayamaze ahuka. Oya utayanywera ndakuzi. Nzayaguhereza ejo wagarutse kuko wararuyankwereye ndakuzi. Sibyo? Sister, umeze neza? Basi, ni sawa se tujyane? Tujyane he? Sitabona n'ikisoro ubwana. Umva, ubwo utaha hehe ngufashe nkugeza aho ujya. Kuko ndabona urananiwe rwo. Umva sister, haguruka. Ngamuhaguruka ngufashe. Haguruka uve no mu muhanda. Ayiwe. Uri kujya hehe ngo mpakugeze? Ijyahariye. Ngene tujye mu modoka vemo. Aho tudahura n'abagizi ba nabi bakakugirira nabi. Ndaho akirira nabi se ko byose nawe.
sister